wigeze nibura inshuro imwe mu buzima bwawe wakira ikintu cy'igiciro ukabona kiziye igihe ku buryo nawe ubwawe ubona ko ari igitangaza? Muri iki kiganiro mpa akanya ngusangize inkuru idasanzwe mpamo true story y'ibyambayeho ngewe ubwanjye, ubwira ukuntu Imana muri yo bw'igitangaza yampaye impano y'imyambaro, igitangaza cy'umugisha kikantungura mu gihe nari nkennye kabisa ntafite ukuntu nabigenza. Reka ngusangize ubuhamya nkwibutse ko ubutabazi bw'Imana bushobora kukugeraho mu gihe wari umaze kwiheba ndetse bugaca no mu nzira zoroheje akenshi zisekeje utanakekaga. Aya ni Amarebe Rwanda TV, urubuga ushobora gushimiraho Imana ugatangiraho ubuhamya bw'ibyo Imana yagukoreye bitangaje kugira ngo bikomeze abandi, ariko kandi n'abandi nabo kugira ngo bongere kwizera Imana, bongere kubona ukuboko kw'Imana. Uretse ko urubuga rw'Amarebe Rwanda TV rurinze no kuba urubuga ahubwo ni na laboratoire aho dupuruvingira cyangwa se tukemereza yuko tukanatsindagirira yuko imirimo y'Imana itarangira. Nkwibutse ko kandi iki kiganiro cyitwa amashimwe atarangira bishatse kuvuga ngo byanze bikunze hari aho biba bituruka, ntabwo ari ibintu duhimba, ntabwo ari ibintu tubeshyera Imana cyangwa tuyigurize, oya, ahubwo tuvuga ku mugaragaro mu mazina yabyo imirimo Imana yakoze ku mugaragaro tukayivugira mu ruhame. Urubuga rero nicyo rudufashije. Nkwibutse ko kandi buriya ubusanzwe habaho amalaboratwari y'ubwoko butandukanye kandi akorerwamo ibintu bitandukanye. Ushobora kubona waragiye kwa muganga nubwo ntabikwifuriza, ariko biragoye ko muri twebwe cyangwa se abadukurikiye baba batajya kwa muganga. Murabizi ko ugiye kwa muganga, ujya umaze kubona n'umuganga akenshi uba ufite amahirwe menshi yo guhita werekezwa muri laboratwari aho bagusuzumira bakareba indwara urwaye bikurikije n'ibyo waganira na muganga, bakareba indwara urwaye, icyitera ni igiki, mbese bagufasha iki, bakakwandikira n'imiti ariko bagendeye ku bisubizo byaturutse muri ya laboratwari. Izo nizo twita clinical cyangwa se medical laboratory, ni ukuvuga ko ni laboratwari zipima ibijyanye n'indwara z'abarwayi mu gihe cyo kubavura. Hari izindi laboratwari rero usanga zitwa laboratwari z'ubushakashatsi cyangwa se research laboratory. Izo research laboratory usanga zikorerwamo ibindi bintu by'ubuhanga bitaramenyekana cyangwa se barimo gushakisha nk'uko izina ryabyo zitwa. Reka wenda nkoresha urugero, niba hadutse indwara nshyashya, izi laboratwari nizo zivuga ziti ariko iyi ndwara yadutse ni indwara ki, iterwa n'iki, ni ibiki bituma biha amahirwe yo gukura cyane, yandura ite, mbese inkingo zayo zaboneka zite, mbese yazavurwa n'iki. Izo laboratwari nazo ziriho. Laboratwari zikorwamo n'abahanga, akenshi usanga zirimo na za kaminuza zikomeye cyangwa se zirimo n'inganda zikora ibintu bya za farumasi cyangwa se bijyanye n'imiti, kuko baba bavuga ati indwara nimara kumenyekana gutya tuzayikorera natwe imiti. Izo nazo ni ubwoko bwa laboratwari mu by'ukuri ziriho. Hari izindi laboratwari usanga zita cyane ku bidukikije, aho usanga ibigo bya leta bishinzwe ibidukikije ari byo cyane bizitaho. Abazikoramo bakaba bapima amazi, bapima umwuka, bapima ubutaka, bakavuga ati ariko uyu mwuka uranduye kuri iki kigero, aya mazi asaranduye kuri iki kigero, mbese bagakurikirana imiterere y'imigezi n'ibindi byose. Iyo nayo ni laboratwari ukwayo. Ushobora kubona kandi ubundi bwoko bwa za laboratwari twita iz'inganda, za zindi zireba ibikoresho, ubuziranenge bw'ibikoresho bakoresha ariko n'ibikoresho bakora. Reka nguhe nk'urugero kugira ngo byumvikane neza. Hari nk'uruganda rumwe nigeze gusura rukora imashini zireba mu nda z'abarwayi. Izo mashini zikorwa bafashe uduce dutoya bakaduterateranya bakaza gukuramo imashini. Utwo duce rero nitwo nakubwiraga, mbere y'uko bateranya ngo bakuremo imashini babanza kutugenzura bakareba ubuziranenge bwatwo, isuku yatwo, ibipimo byabwo, mbese bakareba ikintu cyose ubwo buce bagiye gukoresha bwuzuye. Ariko kandi niyo barangije guteranya ya mashini, bafata ya mashini yayo nayo ubwayo, ya yindi nini yamaze kuboneka, bakayikorera ibizamini, bakayitaho, bakayikurikirana. Kuba batazi ahantu iyo mashini izakorera, bavuga ati iyi mashini ishobora kuzakora mu bihugu bishyushye, iyi mashini ishobora kuzakora mu bihugu bikonje. Ibyo byose baravuga bati iyi mashini mushyire mu cyumba, mushyiremo ubushyuhe bungana gutya, hanyuma murebe izakora neza, muyishyire no mu bukonje bungana gutya. Wenda dufite ku isi hakonja kurusha ahandi, konja kugeza ku bukonje, bakayishyiramo bakayireba niba izakora neza, ku buryo isohoka mu ruganda bavuga bati iyi mashini yacu turayizeye. Ubwo nabwo ni ubundi bwoko bwa laboratwari buba bufite kandi nabwo ababukoramo babyize, babisobanukiwe, babifitiye impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi. Reka nkuganize kuri laboratwari nayo yanteye ubwoba, kandi nayo nabonye ari laboratwari yo hejuru cyane. Ni laboratwari yitwa iy'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera, forensic laboratory. Nawe mu gihugu cyacu irahari. Ni laboratwari noneho bapimamo, bashobora kuza mu igenzura cyangwa se mu iperereza
bakaba bareba bapima DNA cyangwa se ADN nk'uko byamenyekanye, bakaba bareba ibikumwe by'umuntu wakoze ahantu runaka, bakaba bareba ibiyobyabwenge n'iyandi bashobora gupima bakareba niba udakoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se bakaba banareba niba wanarozwe n'urugero. Mbese bapima ibimenyetso bishobora kwifashishwa mu butabera. Iyo nayo ni laboratwari ukwayo, mu by'ukuri nayo ikuramo abantu b'abahanga cyane bize ibintu bikomeye, hari ngiye ntanashobora, ntabwo mbizi, ariko icyo tuzi ni laboratwari akenshi usanga ikurikiranwa n'inzego zirimo iz'umutekano nka polisi, ubutabera, ubushinjacyaha, ndetse n'abo bantu bize gukora ibyo bintu. Izo rero ni laboratwari zitandukanye. Izo zose nzitekereje kubera nari nkubwiye yuko Amarebe y'u Rwanda TV ari umuyoboro, ariko ukaba na laboratwari yo guprovingiramo cyangwa kwemerezamo no kwereka abantu no kwibutsa abantu yuko imirimo y'Imana ku muntu ntabwo irondoreka, ntabwo wayibara. Bityo rero n'amashimwe aturuka muri iyo mirimo mu by'ukuri ntabwo twagombye kuba tuvuga ngo arabarika, ngo Imana ifite amanota makeya, nta kintu uyu munsi yakoze bwira utayishimiye. Oya, nicyo twavuga ko uyu murongo wacu nawo ari laboratwari, urenze kuba urubuga nk'izindi zose. Hari imbuga nyinshi tubonaho komedi, hari imbuga nyinshi tubonaho amafilime, hari imbuga nyinshi twumvaho indirimbo, tureberaho ibintu bitandukanye, ariko uyu muyoboro wo by'umwihariko ni umuyoboro, ariko ukaba na laboratwari yo kuvuga ngo turemeza yuko imirimo y'Imana kuri twebwe itarondoreka, turemeza yuko imirimo y'Imana ari myinshi, bityo n'amashimwe yayo ntabwo arondoreka. Wowe kuri iki kiganiro ntabwo waba wifuje se gukora akazi keza muri iyi laboratwari, ntabwo bisabwa kwinjira mu bihambaye, urasabwa gusa gukora subscribe kuri uru rubuga cyangwa se kuri laboratwari nk'uko twayise, kugira ngo nawe uze utange ubuhamya, uze nawe uvuge imirimo wabonanye Imana. Ushobora kuba ari imirimo wakorewe ubwawe, ariko ushobora no kuba ari imirimo yakorewe uwawe ukayibona kuko uti ibi bintu ni ibintu Imana ikoze, mbonye ukuboko kw'Imana muri ibi bintu. Ngwino rero dusangize ubwo buhamya, ako niko kazi duhamagarwa kuri iyi shene. Kora subscribe, ukore like, ariko kandi usharinge n'ibi biganiro cyangwa se ubyereke inshuti zawe, ubabwire ariko muze dukora akazi keza, muze tuvuge ku mugaragaro yuko Imana ikora imirimo itarondoreka. Twagiye twumva ibiganiro bitandukanye, ndaza kongera kire link y'iki kiganiro cyahise muri description y'iki kiganiro, kugira ngo niba utarakibonye nawe ukirebe, wumva abantu bamwe bihandagaje kuvuga ngo Imana yabonye zeru, ngo nta contribution yatanze mu kiganiro cyangwa se mu birori bari bakoze, bakavuga ngo Imana rwose ibonye zeru, nta kintu yakoze. Kuri iki kiganiro ntabwo se wifuje nawe kujoyininga uze gukora muri iyi laboratwari, ntabwo kwinjiramo bisaba ko warize amashuri ahambaye y'ubumenyi buhambaye nk'asabwa abakora muri ziriya laboratwari nakubwiye. Icyo tugusaba gusa urukana kuri subscribe, ukaza ukatubwira ibyo wabonanye Imana yakoreye abantu. Ushobora kuba ari ibyo yagukoreye ku giti cyawe, ushobora kuba ari ibyo yakoreye abawe, ushobora kuba ari ibyo wabonanye abandi, cyangwa se waranabyumvishe ufite ibihamya, kuko ntabwo tuvuga iby'imirimo y'Imana ntabwo tuyibeshyera, ntabwo tuyiguriza, ntabwo tuyitiza. Oya, Imana irihagije kuko kwari kwakoze imirimo itangaza myinshi, niyo mpamvu tutagomba kuvuga ibyo duhimbye cyangwa se ibyo twibwiye. Ushobora kuzajya tuvuga mu mazina yabyo imirimo yakoze, twavuga Mana warakoze, amashimwe yawe ntarondoreka, ntabwo ufite zeru mu by'ukuri mu buzima bwacu. Niba akantu gasekeje kandi gashimishije batwigishije mu mashuri abanza, ako twitaga épreuve de 9 cyangwa se umugabo w'icyenda, ari nako bamwe wenda bita cast out 9. Bwari uburyo bwo kwerekana yuko ikibazo ukoze, niba ari imibare umaze gukuba, ukaba wizeye neza 100% yuko uburyo ubikoze ari bwo. Bwari uburyo bukoresha umusaraba cyangwa se agakuruwa gafite impande enye, birumvikana, hanyuma ugafata iyo mibare wakubye. Urumva niba ugiye kuba imibare ibiri, reka wenda dufate urugero, niba tugiye gufata urugero let's take wenda 123 gukuba 4, ni umubare nifatiye gutya gusa. Niba ufashe 123 gukuba 4, urabona yuko uhita ubona 492. Hanyuma rero uwo mugabo w'icyenda ukuntu twakoreshaga, wafataga umubare wa mbere 123 mu rugero rwacu, ugateranya iriya mibare ugize, ukuvuga ngo ni 1 guteranyaho 2 ugateranyaho 3. Igisubizo ubonye ukacyandika mu mwanya wo hejuru, uraza kubona wanditseho 1. Hanyuma undi mubare wawukubye, ubwo mu rugero rwacu ni 4, ukawandika hasi yayo. Hanyuma warangiza iyo mibare 2 ukayikuba. Igisubizo wabonaga wateranyaga nanone imibare yacyo. Ubwo hariya mu rugero rwacu ni 4 guteranyaho 9 guteranyaho 2. Mu by'ukuri urabona yuko bihita biba
15. 15 rero wamara kuyifata ubwo urumva ugateranya nanone imibare igize 15, ubwo ni 1 gateranya 6, ukabishyira mu ruhande rw'ibumoso. Ikintu cyakurikiragaho ni iki? Uwo mugabo w'icyenda rero ukuntu wakoraga nibyo nari ntekerejeho cyane, uburyo niba hari uburyo bwo gupuruvinga yuko wakubye imibare neza, gute wowe wakora kugira ngo noneho upuruvinge ya mirimo y'Imana ko ari unlimited, urebe ko noneho ya mashimwe nawe ufite amacinga na ya mirimo, niba imirimo ari unlimited ni ukuvuga ko n'amashimwe yawe agomba kuba atarangira, agomba kuba ari unlimited sans fin. Niyo mpamvu uwo mugabo w'icyenda uburyo wakoraga nongeye kubitekerezaho numva uranyigishije, ariko numva nawo niba ari uburyo bwo gupuruvinga imibare ko wayikubye neza, tanga natwe kuko twari dukwiye kugira umuyoboro w'amarebe y'u Rwanda TV, aho dupuruvingira, aho twerekana ko tugashimangira tuti ibyo dore Imana amashimwe yayo ntagomba kurangira, ko yakoze ibi n'ibi, ikora ibi n'ibi. Ibyo ndimo kukubwira birimo n'urugero rw'ubuhamya ngiye kuguha mu kanya, ariko urimo n'ubuhamya bwawe nawe ufite, n'ubwo abandi bose bazajya bagenda badusangiza. Reka nkubutse rero uwo mugabo w'icyenda ukuntu wakoraga, nguhe urugero rumwe wenda rw'imibare tugiye gukuba. Niba tugiye gukuba 123 kube 4, ni urugero mfashe gutya gusa. Uwo mugabo w'icyenda wabaga ugizwe n'ikimenyetso kimeze nko gukuba, gifite imyanya ine nk'uko ubyumva cyangwa se nk'uko uri kubona kuri screen yawe. Hanyuma ugafata umubare wa mbere, niba ari 123 mu rugero rwacu, ubwo urafata 1 teranya 2 teranya 3, icyo ubonye uragishyira muri wa mwanya wo hejuru nk'uko ubibona kuri screen yawe. Hanyuma umubare wa kabiri ari wo 4 mu rugero rwacu ushyire mu mwanya wo hasi uteganye uriya tumaze gushyiramo. Nurangiza iyo mibare urayikuba, ubwo ni 4 urakuba 6 uhita ubona 24. 24 ubwo urafata 2 teranyaho 4 uhita ubona umubare 6. Umubare 6 urawuhita ushyira mu mwanya w'ibumoso wandike hariya. Noneho nurangiza igisubizo wabonye ukubye 123 ukubye 4, urabona ko ubona 492. Iriya mibare uko ari 3 yiteranyije 4 guteranya 9 guteranya 2, urahita ubona mu by'ukuri nayo 15. 15 numara kuyibona uhite ubona yuko ubonye ubwo ni 1 uteranya 5 uhita ubona 6. Ibi rero byari bivuze iki? Byari bivuze ngo iyo umaze kubona muri ruriya ruhande rw'ibumoso n'iburyo ukabonamo umubare usa, hariya twabonye 6, byaguhaga confidence, ukumva ufite icyizere gikomeye, wanabihagararaho, wanabirahira yuko imibare yawe wayikubye neza. Hari urundi rugero nshaka kukwereka rumwe, dufata urundi rugero rwa kabiri, wenda twifatira 15 dukube 12, urahita ubona yuko bibyara 180. Reka dukoreshe rero cya kimenyetso cyacu twakoreshe mu rugero rwa mbere. 15 urafata 1 teranya 5 bibe 6 ubishyire mu ruriya umwanya wo hejuru. Nurangiza ufate 1 uteranyeho 2 bibe 3 ubishyire mu mwanya wo hasi. Igikurikiraho ni iki? Urafata 3 iri mu mwanya wo hasi ukube 6 bibe 18. 18 urafata 1 uteranyeho wa 8 bibe 9. Nibibe 9 harimo yatubwiye ko ndabyibuka, iyo kuko witwa umugabo w'icyenda, iyi mibare y'ibumoso n'iburyo bibaye 9 ubigera 0. Ubwo tubonye 18 rimwe uteranyaho 8 biba 9. 9 rero riba 0, iryo twashyize muri mwanya w'ibumoso. Hanyuma n'igisubizo cyacu twabonye ko ari 180, ubwo ni 1 guteranyaho 8 guteranyaho 0 bikaba 9. Bivuze ngo twose tubonye amazeru yayo ibumoso yayo iburyo. Ubwo mu by'ukuri twemeje yuko 15 ukuye 12 bitanga 180. Mukunzi wacu, twemeje yuko ku marebe y'u Rwanda TV mu gihe turi kuvuga imirimo y'Imana hari limite dufite, nta bariyeri ihari. Tuzajya twigira no mu siyanse, tuganire na siyanse nicyo twazimenyeye. Ni ukuvuga yuko nabyo twabonye ko harimo ukuboko kw'Imana, harimo ibyo dushimira Imana, kuba ntibura n'uyu mugabo w'icyenda twarawumenye, kuba twarabyize kera mu myaka yacu twiga mu mashuri abanza, tukaba tukibyibuka kandi tukaba twarabikoresheje. Nabyo ni ibintu tuvuga ngo Mana warakoze, kuko hari abatazi aka kantu nabo, ariko nibura abo barakamenya. Reka twigaruke mu kiganiro cyacu, nk'uko nari maze kubigusezeranya ngo ubuhamya bw'ukuntu Imana yampaye impano itangaje gitangaza y'imyambaro. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2011 ubwo twari turi mu kazi kacu gasanzwe, nari ndi kumwe n'abavandimwe cyangwa se abakorega 2, ubwo mu by'ukuri twari 3. Hari imashini imwe twari tugiye gushyira amarishe cyangwa se twari turi gutunganya kugira ngo utangire ikoreshwa. Yari imashini nshyashya iturutse mu mahanga, kuko murabizi yuko imashini nyinshi zituruka kure. Uko niko kazi kacu ka buri munsi twakoraga. Twarayifunguye nk'uko bisanzwe, iyo mashini yari ipakinze nk'uko bisanzwe, nk'uko izindi zose zabaga zipakinze, cyangwa se yabaga iri mu bibogisi byayo, mu bisanduka byayo, biriya bisanduka zizamo.
mbese cyasaga nk'izindi, nta gitangaza inyuma cyagaragaraga, byari bisanzwe. Imashini twarayifunguye tuyikura mu bikarito byayo, tubona n'ubundi n'imashini dusanzwe tuzi, dusanzwe twensitara, dusanzwe dutunganya ndetse dusanzwe dukoresha. Niyo mpamvu nshaka kugusangiza ubuhamya wumva ikintu cyarimo. Buriya aho Imana iri bugutabarire ntabwo biri ngombwa ngo haze hasa ukwaho, hashobora kuza hasa nk'ahasanzwe, ariko kwa kuboko kw'Imana duhora tuvuga mu bitangaza ikora, muri bya bintu wabonaga ari ibisanzwe hakavamo igisubizo cyawe. Mu by'ukuri ntabwo uko twemeranyije yuko dutanga ubuhamya tuvuga ibyo twabonesheje amaso yacu, tukabona uko dushima Imana ngo Mana warakoze. Muri icyo gihe nibyo twari dufite akazi, ariko ntabwo byambujije kuba nari mbuze amafaranga muri iyo minsi. Iminsi nari mfite ikibazo cy'amafaranga kinkomereye. Twafunguye imashini rero uko bisanzwe, turayitunganya uko bisanzwe, dushyiraho ibigomba kujyaho, tuyikorera amatesite cyangwa tuyikorera igerageza nk'uko dusanzwe turikora. Ariko ikintu cyaje gutangaza, tumaze kuyitunganya dukuruye tiruwari, twaje gusangamo envelope cyangwa se ishashi. Twaje gusangamo akantu k'agashashi keza gasa neza, twibaza ibintu birimo, twese tugira amatsiko. Izi mashini uburyo bisanzwe, izi mashini ubundi uruka kure cyangwa ziza ari nshyashya, ziza akenshi zirimo ibitabo uko bazikoresha, amabwiriza yo kuzikoresha n'ibindi byose bijyanye n'iyo mashini. Natwe twaravuze tutese none ibitabo bishyize mu ishashi imeze gutya. Twarayikuriye muri tiruwari tuyishyira ku ruhande, ariko tubona si ibitabo birimo. Birumvikana amatsiko menshi, twarayifunguye, twaje gusangamo imyenda myinshi kandi izinze neza rwose, imeze nk'aho iteye ipasi, imyenda mishyashya irobanuye. Hari harimo udupira twiza ukwatwo, udukabutura ukwatwo, udushati ukwatwo, mbese ari imyenda itunganyije. Igitangaza ntabwo kwari kubona imyenda, ahubwo igitangaza kwari kwibaza ngo iyi myenda yageze mu iyi mashini ite, iyi myenda ni iyande, iyi myenda byagenze gute, ko hano habaga hari ibitabo byo dusomamo amabwiriza y'izi mashini, ariko imyenda irimo ni iyande. Abahungu twari turi kumwe, birumvikana twese twaguye mu kantu, ariko turumirwa. Ariko ntangira gutekereza, iyi myenda ko nshaka imyenda, ko nta mafaranga kandi mfite yo kuyigura, ko aricyo kibazo kinini nari mfite muri iyi minsi. Iyi myenda ni bwoko ki? Mu by'ukuri twarayirebye uko bisanzwe nk'uko nawe wahita ubigenza, turayigaragura, turayireba, turayifungura neza. Ikintu cyadutangaje yari imyenda y'abana gusa, nta mwenda w'umuntu mukuru wari urimo. Yari imyenda yenda kuba mu kigero kimwe, y'amabara atandukanye, y'ubwoko butandukanye. Twakomeje kuganira tujya impaka n'abantu twari turi kumwe, twibaza iby'iyo myenda. Hanyuma abantu twari turi kumwe, harimo umwe uri single, donc umwe ukiri célibataire, harimo n'umujene Maria wari wubatse urugo vuba, ni njyewe mukuru wari urimo, wari umaze iminsi nubatse, ndetse nari mfite n'abana babiri b'abahungu. Hoteli rero yaravuze ati ibi ni ibisanzwe, mureke twikomereza akazi, ubwo nyine njye nta n'abana mfite, ubwo mwebwe mufite abana nyine ubwo ni iyanyu. Ntangira gukubitaho agatima avuga nti ntangiye kubona ukuboko kw'Imana, ntabwo birasobanuka, ariko uko biri kose ntangiye kubona ibimenyetso y'uko iki kintu ari igitangaza Imana igiye kunkorera. Ubwo yaravuze ati cyoza mumpemo agapira kamwe nishyirira umwana w'umuturanyi, uti rwose ngiyi rebamo. Yafashemo udupira nka tubiri, sinibuka umubare yafashe, ariko yafashe nka tubiri cyangwa dutatu. Ati nanjye ndatwara utungutu nishyirira umwana. Umujene Marie nawe yaravuze se nanjye ko nta mwana ndagira, nawe yaratarabyara. Ati nanjye mu umutwe nkatungaye nishyirire umwiha abishywa. Nawe afatamo udupira nkatungaye aratubika. Barangije ubwabo baravuga ati okay, wowe ufite abana, ubu nyine n'Imana iguhaye imyenda, afata imyenda ushyira abana. Mukunzi wacu, ushobora kuba ufite imyenda, ushobora kuba waraguze imyenda ushaka mu isoko, ushobora kuba waramaze kubyara ukajya ugura imyenda uko ushaka, ukumva wenda ibintu ntabwo bikomeye. Ariko njyewe ikintu cyatumye mbonamo ko ari igitangaza, nibyo natangiye nkubwira ngo wari wabona nibura rimwe ikintu cy'igitangaza kiziye igihe cyacyo, ukavuga uti nawe ko iki ni igitangaza, mu mutima wawe akazamo ijambo ngo iki ni igitangaza. Icyo gihe rero iyo myenda si uko wenda utari kubibona ahandi, simbizi, washobora no kubona wenda irutayo iyo ngiyo ubwiza mu isoko, ariko wibuke ko nakubwiye ko nta mafaranga nari mfite muri iyo minsi, kandi mu by'ukuri nari nkeneye kugurira abana imyenda. Ngeze mu rugo rero, ikintu cyantunguye nanone, naje gusanga ya myenda ni amasayizi neza ahuye n'abana nari mfite icyo gihe. Uwo mukuru harimo imyenda myinshi imukwiriye, itamukwiriye igakwira umutoya wamukurikiraga, ku buryo nta mwenda nigeze mvuga bya bindi tuvuga mu giturage
ngo iyi myenda muyihe uriya mwana azayikuriramo, oya, ntabwo yari imyenda yo gukuriramo, yari imyenda yo kwambara mu gihe cyabo ku buryo rwose yari bakwiriye neza. Birashoboka ko twari kumwe byarangiriye aho, ariko wenda nibumva iki kiganiro bazongera babyibwe ko ndabizi ko bazacyumva kuko baracyahari, ariko ngewe kugezana n'uyu munsi ndacyabitekereza kandi ndacyabishimira Imana. Navuze nti Imana burya uratabara, kandi gutabara kwawe ntabwo bica mu nzira twebwe dutekereza. Nshobora kuba nkeneye amafaranga yo kugura imyenda y'abana, wowe kujya mu amafaranga ukampa ya myenda. Ushobora kuba ukeneye ikintu B kizakugeze kuri C, ariko Imana kuko ari Imana ireba mu mutima wacu ikamenya ibyo dukeneye kandi ikamenya uburyo ibikoramo, ikaguha ya C. Ushobora kuba wari wizeye iburyo, Imana igaca ibumoso ikagutabara. Ushobora kuba warizeye hirya igaca hino. Ushobora kuba unyizeye ko nzagufasha gukemura ikibazo nyamara ugafashwa na runaka. Mu by'ukuri mu bumana bw'Imana yikorera uko yabitekereje. Umukunzi wacu rero, ngaruye ibintu bimaze imyaka iyo ngiyo urumva byabaye muri 2011, uyu munsi urabona imyaka ishize ni myinshi, ariko ntabwo bikwiriye rwose kugira ngo twibagirwe imirimo y'Imana yakoze. Ntabwo bikwiriye kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana irashaje, ntabwo tukivuga. Muribuka yuko dutangira uyu murongo twaravuze ngo reka tuvuge mu mazina yabyo imirimo Imana yakoze, tubivuge ku mugaragaro, tubivuge ku karubanda, kubera yuko hari n'abantu bihandagaza bakavuga ngo Imana ngo byose ngo niko biba byaragenwe, ngo niko biba byarateguwe. Oya, iyo mvugo ntabwo tuyishaka. Twavuze ko tuzatuvuga a big no ku bintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo tukavuga tuti oya, ni uko kw'Imana inyuma y'amarido hari Imana ibikora, hari Imana ibikora tukabona results, hari Imana ibikora tukabona ibyavuyemo, hari Imana ibikora tukabona twaryamye twabyutse, hari Imana ibikora tukabona umunsi uvuyeho, tukamara 2, tukamara icyumweru, tukamara umwaka, hari Imana ibikora tugahumeka. Bakunzi bacu, turabashimiye cyane, ntabwo dushidikanya yuko iki kiganiro cyabakoze ku mutima, kandi no kubakangurira kugira ngo muze dukore muri ya laboratoire yo gupuruvinga yuko amashimwe y'Imana n'imirimo yayo bitarangira. Zana ubuhamya bwawe, zana ishimwe ryawe, bandikire kuri nimero ya WhatsApp iri muri description y'iki kiganiro, kandi rero n'izindi links ziri muri description y'iki kiganiro, urebe ibiganiro byabanje, turusheho kudutera inkunga muri laboratoire, turusheho kuzamura imirimo y'Imana, kandi duhamya yuko Imana idafite zero n'amashimwe yayo atarangira. Ndabashimiye, yari Papa Toto nk'uko bisanzwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.